Abahutu ko numva mwirirwa muririmba ngo intwari zanyu ni ba Karasira, Kizito, Idamange n'abandi b'abacikacumu, nta ntwari zanyu mugira? Nitwa Ndahiro, nkaba nkomoka mu karere ka Gasabo. Ndi umunyarwanda ukomoka mu bwoko bw'Abatutsi. Ibi ndabishimangira kuko ntemeranya na buri wese uvuga ko nta moko akibaho, kuko byaba ari ukwibeshya. Ubushize nakubajije ikibazo kuri imeri, nibaza impamvu nsigaye mbona abigaragaza muri politike irwanya leta y'u Rwanda bahora buri gihe bashyira Abatutsi imbere nk'intwari zabo. Waransubije uti uzandike igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe ubibibarize, ariko ugaragaza n'ingero. Ni muri urwo rwego ngira ngo mbibarize. Mu binyamakuru byinshi by'abarwanya leta y'u Rwanda nkunze kumva bagaruka ku bacikacumu ngo bafata nk'intwari zabo, ndetse bamwe ngo ni abatagatifu. Radiyo yose ufunguye intwari Mutagatifu Kizito, umusizi Bahati, Madame Idamange we ngo afite na muvumo ikomeye yamwitiriwe. Intwari Karasira Aimable, intwari Nyamuhirwa, Segikubo, Mushahidi n'abandi. Nareba ababivuga nkabona ni abantu bakuze bagombye kuba bazi amateka yabo. Ese ko bose ari Abatutsi kandi akaba ari ibintu bibaye ejo bundi, nta ntwari zanyu mu Bahutu mwe mugira? Ko mperuka muvuga ko mwavuye mu buhake, ubu bwo mwabusubijwemo nande? Nagiye nkurikira abantu bagiye bitanga bagafungwa nk'abitwa ba Ntaganda Niyitegeka, ba Victoire Ingabire, abanyamakuru nka Cyuma, Theoneste Nsengimana wo mu Bavu n'abandi. Usibye kubibuka itariki yo kuburana yageze, mutabeshya aba bantu murabatekereza? Mbibarize mu by'ukuri, buri gihe muba muvuga ngo Parmehutu yabakijije ingoyi y'Abatutsi n'ubucakara, ariko mwajya kuririmba intwari zanyu mukivugira abana bacu bavutse ejo bundi. Intwari zanyu zibatera ipfunwe. Mukunze kuvuga ngo inkotanyi zitwara nk'aho u Rwanda rwatangiye kubaho aho barufatiye, ngo banakuyeho izina rya Kayibanda kuri airport y'i Kanombe, ngo barangije bagumishaho Repubulika. Bantu bakurikira iki kiganiro munsi byinshi kundusha, muzansobanurire. Uwo Kayibanda muvuga siwe mbona mwirirwa mutuka abagize icyo bamuvugaho ngo ni ukuzura kabuze? Ubwo si byo mutikora namwe ubwanyu mwumva Abatutsi ari twe tuzahaguruka tukamushimira ko yatwambuye ubutegetsi bakatumenyesha tukajya kugwa imahanga? Bakunzi ba Deruke, ingero z'Abahutu bagakwiriye kubabera intwari ni nyinshi. Gusa mwibwira ko gufata abacikacumu mukabashyira imbere mukabagira intwari ari byo byabafasha gukuraho ubutegetsi bwa FPR. Usibye kwibeshya, mwumva Umututsi wababanga mwabo kugeza ubwo amenera Abahutu amaraso ari uwuhe? Ubwo mwibwira ko abo muri kumwe bazi ko mufite ingufu zakwambura abakuru babo ubutegetsi mwakomezanya? Ndabizi ko iki kiganiro ari benshi kitazashimisha ngo ndi umuhezanguni. Siko bimeze, ni uko ukuri kose kutavugwa na benshi. Ariko abari bakuru ubundi ko ibyo mvuga babyumva bazanshimira. None se ko muvuga ko mwigobotoye ingoma ya cyami n'ubucakara bw'Abatutsi, nkaba mbona murwanira kubusubiramo, ntago mu bwanyu mushoboye kwirwanira? Iyo nkurikiye ibiganiro mba mbona abari ku isonga ngo nabiyita abacikacumu baharanira uburenganzira bw'abitwa abasope, nyamara ukongera ukabasanga mu miryango iharanira inyungu z'Abatutsi gusa. Mu by'ukuri njya nibaza uko mutekereza bikanyobera. Buri gihe muti abavuye Uganda baratumaze, bazanye DMI n'ibindi. Yazanywe nande? Ko hari abavuye Uganda muri kumwe mwababajije? Abita abasope ngo baharanira ubumwe bwanyu, bajya babasobanurira uburyo Abatutsi bavuye hanze bamenye Abahutu bo mu Rwanda? Babiretswe nande? Ndabyemera ko hari Abahutu bishwe, ariko igitangaje ni uko hari abasope ngo b'abacikacumu babivuga biyibagije ibibazo bateje leta, babeshya abo bahoze baturanye, kubera ibibazo bari bisanganiwe cyangwa bashaka gutwara ibyabo bifuza ko bazashira ntihazagire ubibabaza. Nagira ngo mbwire abantu uko imwe mu mpamvu habayeho gacaca byari ukugira ngo hamenyekane icyo abantu bafungiye, kuko abantu benshi bagiye bafungishwa mu kajagari leta itariyubaka, birangira bujuje amagereza nta kintu na kimwe cyakubwira impamvu uwo muntu afunze. Kubohereza muri gacaca byari uburyo bwo kugira ngo hamenyekane niba mu by'ukuri barageze mu magereza hari ibyo bakoze. By'umwihariko nagira ngo nibarize bamwe mu bo muri leta yo mu buhungiro bafite imiryango yatahutse ivuye i Bugande n'ahandi, niba nabo babarirwa mu bavantara. Ese ko ntacyo njya numva cyatumye bahunga, ko Abahutu bavuga ko bahunze ubwicanyi bwa FPR? Ngarutse ku cyatumye afata umwanya wo kwandika,
Njye mbona igihe ubwanyu mudafite umurongo uhamye mugenderaho nta wundi mukwiriye kubibaza usibye mu bwanyu. None se murashaka ko FPR ibazwa n'ibyo mwakuruye n'abantu musigaye mufatanyije mu mashyaka? Nshuti za Deruck, nta wantumye, ni igitekerezo cyanjye nk'umunyarwanda wo mu bwoko bw'abatutsi ukuze wabonyeho gato ingoma ya cyami n'izayikurikiye, watangajwe no kubona muvuga intwari zanyu hakaburamo n'umuhutu wo kubara inkuru. Turetse na ba Kayibanda, ubonye n'abavuye mu mashyamba, habure n'uwavuga ati intwari yacu mudacumura turindiye mu mashyamba tuyibuke. Ubwo mwumva mudafite ikibazo? Ndabizi hari abatutsi bazantuka ngo mvuze ko Kayibanda na bagenzi be babaye intwari. Ni uburenganzira bwabo, gusa icyo nababwira ni uko naturanye nawe. Nta na rimwe twapfuye ko ndi umututsi, kuko n'umugore we yari mwene wacu. Icyo yavugaga twese twarakibonaga, abahutu bari bararenganye. Icyo gihe ntibyari byoroshye kuba wabivuga, ariko usubiye inyuma, igihe cyari kigeze ngo abantu basangire ibyiza by'igihugu, nubwo bitagenze neza, bamwe bakahahurira n'ubuzima, abandi bagafungwa. Hari bamwe nagiye nganira nabo ngo ni strategy yo gucamo abatutsi ibice. Ntekereza ko inzira ikiri ndende niba mutekereza ko hari umututsi uzabafasha kugira ngo bene wabo batakaze byose basubizwe mu buhungiro. Hari umunyamakuru kazi njya numva ngo witwa Mukankiko. Nubwo byinshi abivuga mu mvugo itukana, haba harimo n'ukuri rimwe na rimwe. Iyo agize atabari baza abatutsi mwarabishe, niyo mpamvu mutamenye kubana nabo. Muzamusobanuze icyo aba ashaka kuvuga. Kubana mu bwubahane. Mbaye mbashimiye kuba mwaranyemereye ko natanga ibitekerezo byanjye nisanzuye, mukabitambutsa uko bimeze. Imana ibakomeze, kandi rwose uyu murongo wanyu ntimuzawuhindure. Mujye mureka buri wese avuga ibintu uko abyumva. Ukuri nta buryarya, nibyo byonyine bishobora guhuza abantu. Yari Ndahiro. Ni ubutumwa bukomeye, ntekereza ko ku mpande zombi hari n'abo bizarakaza. Gusa Deruck iha buri wese ijambo wifuza gutanga igitekerezo cye cyangwa kugira icyo avuga ku gitekerezo cy'abandi. Iyi baruwa ya Ndahiro, mbere yo kumusaba ngo ayandike, nabanje kujya nganira nawe kuri email nk'uko abivuga, ariko nza gusanga ari ibintu bitari ibyo kwihereranwa, kuko harimo ukuri kuryana, ariko nta kundi, iyo ari kuri Deruck ntigusubizwa inyuma. Mu minsi yashize hakunze kuvugwa ikibazo ngo cy'abantu bashinjwa kuzura kaboze, nanjye ndimo, ngo navuze ku mateka yo mu 1973. Bamwe bati ni inkotanyi zibyihishe inyuma ngo zibuze abahutu gushyira hamwe, abandi ngo ni ukubuza abasope gushyira hamwe. Njye umurongo mpagazeho nuko niba umuntu avuze amateka ye bikaba bitagushimishije, ucaho ukikomereza ukajya aho bavuga ibyo ushaka kumva, kuko ntiwarwanya igitugu ukirusha burwanya. Hari ikintu gikomeye Ndahiro yakomojeho, avuga ku kuba abantu baribagiwe intwari zabatabaye, tutanitaye ku moko yazo, ahubwo bakajya kuzihimba. Yavuze mudacumura, ariko njye ndabaha urundi rugero. Nk'abantu basohotse mu mujyi wa Kigali bafashwe n'inkotanyi mu mwaka w'1994, bibagiwe General Kabirigi wabasohoye. Yewe nubwo yitabaga Imana bararuciye bararumira, ahubwo ukumva avuza induru ngo intwari yacu niyo Mugabo Gerard inkotanyi zarayishe. Uwabimbwiye naramubaje nti yari muntu ki? Anyoherereza ikiganiro yakoranye na Kizito, ati ni intwari zikomeye, yishwe bari batangiye kujegeza ubutegetsi mu biganiro. Usibye kutareba kure, ubutegetsi bwafashwe ku munwa w'imbunda, bujegezwa n'umunwa w'umuntu bute koko? Ese ko amaradiyo hafi ya yose ava mu gitondo atuka Uburusiya na Putine? Mukurikije uko intambara ihagaze, mwambwira nk'umubare w'indege umaze guhanurwa n'amagambo?